icyenda kadutangire ku murongo wa 30 twumve uko hatubwira. Haravuga ngo Yesu amaze gusoma iyo vino aravuga ati birarangiye, acurika umutwe, umutima uraca. Uwo munsi wari wo kwitegura Pasika, kandi abayuda ntibashakaga ko imibiri iguma ku musaraba ku isabato, kuko iyo sabato yari umunsi mukuru. Niko gusaba Pilato kubavuna amaguru ngo babamburwe. Abasirikare baraza babanza kuri umwe bamuvuna amaguru, n'undi wari ubambanwe nawe bamugenza batyo. Ariko bageze kuri Yesu basanga amaze gupfa, ntibakimuvunye amaguru. Ariko umwe muri bo amucumita icumu mu rubavu, uwo mwanya havamo amaraso n'amazi. Uwabibonye niwe ubihamije, kandi ibyo ahamya ni iby'ukuri, kandi azi ko avuga ukuri ngo namwe mwizere. Yesu atugirire neza. Ngarukiye ku murongo wa 35. Haleluya. Aha rero navugaga amaraso ya Yesu Kristo ku munsi wa Pasika. Ni ukuvuga ngo Yesu bamusomesheje vino, inzoga isharira. Nawe hari igihe ibibazo bikugeraho bikagusharirira, ariko bamaze kumusomesha vino ari ku musaraba aravuga ati byose birarangiye. Aratanga, Yesu aratanga, ariko noneho aravuga ati byose birarangiye. Ibyo birangiye ni yari yambuye umubiri wa kimuntu, yinjiye mu mbaraga z'ubumana kugira ngo aducungure. Ni ukuvuga ngo yarapfuye ku mubiri, ariko mu mwuka agiye mu ntambara zo kurwana na Satani no kurwana kuducungura. Haleluya. Ni ukuvuga ngo yiyambuye ubwo bumuntu, avuga ngo birarangiye, avuze ngo umubiri ndawusize wa kimuntu, ngiye mu mbaraga z'ubumana wo kugira ngo nkore mission, akore ibyo Imana yamuteganyirije kugira ngo aducungure. Haleluya. Jesus is our savior. Ni ukuvuga ngo yarangije kuvuga ngo byose birarangiye, aramanuka ajya kuzimu, afungura ibituro by'abera, akora umurimo w'ubumana. Noneho yiyambura umurimo wa kimuntu. Yesu yaje yambaye umubiri wa kimuntu, ariko ari umwana w'Imana. Ari umwana w'Imana. Jesus is a son of God. I believe in that. Ndabyizera. Ese nawe urabyizera? Ni ukuvuga amaze kuvuga ngo byose birarangiye, yarangije akora mission yiwe. Kamubwira ikintu cyabayeho. Umusirikari wamucumitse icumu mu rubavu, yamucumitse icumu mu rubavu. Igitangaza cyamubayeho ni ikihe? Ngo havuyemo amaraso n'amazi. Haleluya. Havuyemo amaraso n'amazi. Uwo mwanya ayo maraso aramweza. Mu bundi bajya bavuga ko umusirikari yari impumyi, amaraso amaze kumugeraho yahise ahumuka. Haleluya. Natwe amaraso ya Yesu Kristo yamaze kukugeraho urahumuka. Iyo maraso ya Yesu Kristo amaze kugeraho umaze kumenya gutandukanya icyaha, ugatandukanya n'ikitari icyaha. Amaraso ya Yesu Kristo yamaze kukugeraho umukristo ukuri umaramaje, utagira inzangano, utagira inzika. Haleluya. Ugira imbuto za Kristo. Iyo maraso ya Yesu Kristo amaze kukugeraho urahumuka. Niyo mpamvu hano bavuze ngo uwabibonye niwe wabyivugiye. Duhumurwa n'ikirero, purification, sanctification. Duhumanurwa n'iki? Yamaraso ya Yesu Kristo amaze kukugeraho urahumanuka. Kuko Adamu na Eva bari muri Edeni bamaze gucumura, umwana w'umuntu yarangije yahise aba ikivume, yahise yirukanwa muri Edeni, imivumo itangira kumujyaho, aba rwo kurimbuka. Haleluya, haleluya. Ariko Yesu Kristo araza aravuga ati ntabwo nzemera ko barimbuka. Niyo mpamvu muri Yohana bavuga ngo uko Imana yakunze abari mu isi cyane cyatumye utanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Haleluya. Yesu yaduhaye salvation, yaduhaye agakiza kugira ngo natwe tuzamwemere. Ngo abamwemeye bose bakizera izina rye, ngo yabahaye ubushobozi. Haleluya. Ngo bwo kwitwa abana b'Imana. Haleluya. Ngo ntabwo abatarabyawe n'umubiri, ahubwo bavuye mu bise by'amaraso, bavuye mu maraso ya Yesu Kristo. Ngaho shiti yanjye, emvuze Yesu biratunezeza. Yesu amaze kuvuga ngo birarangiye, amaze gutanga, Yesu atangira process yo kujya kuducungura. Shiti yanjye, Yesu yaramucunguye. Yesu Kristo mwizere. Umusirikare wamucumise icumu mu rubavu, havuyemo amaraso n'amazi. Ni ukuvuga ukizwa
n'amazi ukizwa n'amaraso. Iki ni ikimenyetso Yesu yatanze, tukamisobanurira gatoya. Amazi nuko ukora batize, nuko ukora baptism, nuko ujya ubatizwa mu mazi, bikaba nk'ikimenyetso kuvuga ngo utabatijwe. Nikodemu yaravuze ngo ese ni gute umuntu ashobora kuvuka bwa kabiri? Ati utabatijwe mu mazi menshi ntashobora kuvuka, utabyawe n'amazi. Ntabwo bihagije rero. Iyo umaze kubatizwa mu mazi menshi, ni byiza gusoma ijambo ry'Imana, ukagenda ugakura. Amaraso noneho, amaraso Yesu Kristo kubw'imbabazi zayo nayo aratweza, ni ikintu yaduhaye ngo tube abera. Amaraso ya Yesu Kristo, Yesu yataza kudupfira ku musaraba w'Igorogota, kandi bakavuga ngo ntabwo igitambo cyakwemerwa, igitambo cyemewe cyacungura umwana w'umuntu cyari cy'amaraso. Iby'ibitambo by'ihene n'umwana w'intama n'ibindi byose batambaga kugira ngo abantu bababarirwe ibicumuro byabo, Yesu Kristo yatanze umubiri we, atanga ubugingo bwe, atanga ubuzima bwe kugira ngo tubone ubugingo. Nshuti yanjye, ariko aravuga ngo ntabwo mbasize mwenyine, mbasigiye umwuka wo kuzabana namwe. Yesu wacu aradukunda rero. Yesu Kristo ikintu cya mbere nakubwira ndangiza, yakuvanye mu rupfu, yatuvanye mu rupfu aduhereza ubugingo. Haleluya, haleluya. Yatuvanye mu rupfu aduhereza ubugingo. Pokorbo hala menbe kini kirimo nigabo kigihongiriya. Ariko noneho katurebe ikindi kintu yakoze, ni ukuvuga ngo yatuvanye mu burwayi adushyira mu buzima. Yesu Kristo yaraje akigira no ku isi, yakoze ibitangaza byinshi, yakizije indwara nyinshi. Iwo nta wundi muntu ubikora, ni Yesu wabikoze. Niyo mpamvu iravuze ngo kuba mwizeye muzasengera abarwayi nabo bakire. Ni mwizera. Ushobora kubaza ati se ko abarwayi bariho k'abakristo mukabya, kubera iki ubu hariho coronavirus? Kubera ko abantu batasenga ngo bikire. Iki ni icyorezo cyaje kivuye ku bushake, navuga ngo ku bushake bw'Imana cyangwa se ku bushake bw'ubumana, kuko abantu binangiye imitima, abantu basuzugura iby'Imana. Niyo mpamvu nta muti, nta rukingo, ni ukuvuga ngo ni ubushake bw'Imana bwatwirindira. Urukingo rwa mbere ni ukwizera amaraso ya Yesu Kristo. Yesu Kristo akubera umwami n'umukiza. Yesu Kristo akakurinda, ukamushyira mu ngomanizo z'umutima wawe, nk'uko twabibonye ngo umuryango wari ufite, urugo rwari rufite umwana w'intama w'Imana, ubu rwose ntaho byaberaga ikimenyetso, igihe nta cyago cyabageragaho. Nawe rero mwifurije kugira ngo ibyo ngibyo bikugeraho. Yesu Kristo akuvana mu rupfu akaguhereza ubugingo. Yatuvanye mu kurimbuka kwa Adamu na Eva aduhereza kuzahora mu bugingo buhoraho. Yatuvanye mu burwayi bwa karande aduhereza ubuzima. Yesu Kristo akiza indwara. Yesu Kristo ahindura amateka, akavana mu bukire agashyira mu bukene. Yesu Kristo atanga agakiza, salvation. Yesu Kristo no kuvuga ngo niwe yatugize abana b'Imana kubamwemeye bose. Haleluya. Inshuti yanjye, iri ni jambo ry'Imana riri gufitiye kugira ngo uyu munsi ni Pasika. Muri iyi minsi turi Pasika. Ikindi nashaka kubabwira wenda gatoya nsubiza inyuma, nashaka kubabwira ku bintu byo kuwa gatanu mutagatifu. Munyihanganire gatoya, ntabwo ukuntu byumva Vendredi Saint nkuko tubyumva, ntabwo turi sure ko Yesu yapfuye kuwa gatanu mutagatifu. Ntabwo twemera ko, ntabwo turi sure, ntabwo duhamanya. Kubera iki? Ni iminsi itatu n'amajoro atatu. Bivuga iki? Ni ukuvuga ngo iminsi itatu n'amajoro atatu, ni ukuvuga ngo wasanga bavuga ko neza bishobora kuba byaratangiye kuwa kane nimugoroba bikageza ku cyumweru mu gitondo. Kuko mu gitondo mu ruturuturu bagiye Mariya Magadalena bagiye kureba Yesu, basanga yazutse. Ni ukuvuga ngo ubirebye neza wasanga bamwe bavuga kuwa gatatu nimugoroba, abandi bakavuga kuwa kane nimugoroba. Kuko iyo ubaza neza amajoro atatu n'iminsi itatu ntabwo ubona birimo. Hari igihe bavuga ngo ni amajoro atatu n'amanywa abiri n'igice, hari ababivuga gutyo. Niyo mpamvu ntabwo twahamanya neza ko ari kuwa gatanu nk'uko tubivuga ngo kuwa gatanu mutagatifu, ngo tumenye neza ko rero ari kuwa gatanu. Kuko ubirebye mu masaha ntabwo byavamo, nawe uzabirebe neza ubigenzure.
nkwifurije amahoro ya Yesu Kristo. Rero nkwifurije amaraso ya Yesu Kristo, nkwifurije Pasika nziza aho uri hose unkurikira, kandi nkwifurije ko ukomeza kuba umukristo w'ukuri, were gutinya ibyorezo nk'uko tubibonye. Icyorezo cyose kiraza, abo kugenda bakagenda, abo gusigara bagasigara, ariko ujye uvuga ngo ese ibi bintu kubera bibaho, Yesu Kristo ayaje akaza mu mutima wawe, yasanga afite ikimenyetso cy'amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Kugira amaraso y'umwana w'intama w'Imana ni ukwanga icyaha, kwanga n'igisa nacyo, ukiyeza buri munsi bw'umuntu ushaka gutunganira Imana. Wifurije amahoro y'Imana, wifurije kugira neza kw'Imana, wifurije amaraso ya Yesu Kristo. Kadusenge. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimye ushoboye byose, ushimiye kugira neza kwawe, ushimiye imbaraga n'urukundo ugira. Nsengeye abankurikiye bose, nsengeye inshuti n'abavandimwe, nsengeye abantu bagwiremeye, kugira ngo ukomeze utweze amaraso ya Yesu Kristo adutunganye. Sengera ikibazo cya coronavirus gikwiriye isi yose, n'icyorezo nk'uko washyize icyorezo muri Egiputa, ariko abawe ukabarindisha amaraso y'umwana w'intama w'Imana, nawe abawe barinde Data, isi yose imenye ko ari wowe ushoboye byose, maze bahindukire bakizwe, maze Data utabara isi binyuze ku maraso y'umwana w'intama w'Imana ari we Yesu Kristo. Yesu Kristo uzaza akatwara itorero, akazana nka Mesiya, abamwemeye bose bakiza izina rye bakimana nawe ingoma ibihe n'ibihe. Reka nze Data muri iyi minsi uko wavuze ngo uyu munsi mujye muwibuka Pasika, tuvuga gucungurwa kwa Kristo, tuvuga reka nze igere ku bantu bawe, ku bakwizeye n'abatakwizeye, abankurikiye bose umwuka wera abakoreho, kandi umwuka wera abaganirize. Ibyo nsenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen. Bifurije amahoro y'Imana, kandi mugire Pasika nziza, Imana ibahereze umugisha.